abo bari hejuru yawe amaraso bari kukugwaho ari menshi ukagira ngo imvura iri kugwa. Ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora ukuboko ku rupfu rwamusatiriye ko burakomeje nubwo nabaye mukuru. Ego mana mba mbonye shoferi atangiye gutwara imodoka yishika kundu, numva njyewe ndi muzima ntaramenya ko nabaye mapengo. Ntabwo nari nzi ko ushobora gukora gisida ukavamo uri muzima kandi ubona abandi byagoranye. Dafroze narifashe hari nko ku cyumweru niriwe i Kigali n'ubundi ndimo ndashaka sare tuzakoreramo ubukwe. Yewe nakangutse bose baje kwa muganga mbona barize, noneho bitewe n'uko imodoka zari zabuze ndavuga ati reka njye kuryama i Kamonyi kwa mukuru wanjye. Hari undi wari kuvira imbere w'umunyeshuri nawe disi yahise apfa, abandi ntabwo menye amahirwe yawe. Ndabyuka mu gitondo rero umuntu ahari arapfa abyiyumvamo. Nabyutse ndi kumva ufite akabaraga, turabanza turavugana kuri telefone numva ibintu ari oke rwose, numva ariko nuzuye muvugana na she nkomeza kuri telefone bangira inama nk'umuntu w'umugeni. Gatoya tumanutse tugeze mu Nkoto tutarahagera, tugeze haruguru yaho sa nk'uhaguruka gato ndeba ku maguru ya shoferi mbona ari kurwana n'imodoka byanze ko agabanya wa muriro. Mba mbonye ko dupfuye mba ndavuze ati turapfuye. Noneho abandi bari kujya bakuramo nkajya mbona akaguru umuntu kavuyeho burundu nami Yesu. Noneho ego mba mbonye uw'ijisho ryasohotse urireba riri hanze. Shoferi yararokotse ariko ijisho rye yararitwaye hano ko nawe twajyaniranye kuri ibyo bitaro. Ubu nsigaye nicara mu modoka nkumva shoferi yavaho mwitwariye. Twavutse turi abakobwa benshi 6 bose. Papa wacu yagiye Kimarengizi kugira ngo abenshi mubaze kugisobanukirwa byinshi tuganira. Uyu munsi rero dufite umutangabuhamya, dufite uburyo tuganiriza inkuru y'urugendo rwe. Ndabizi inkuru ye naza kuyikunda kuko uyu munsi ndashaka gutinda muri byinshi. Rero reka ntangire muhereza ikaze kugira ngo natangira ngo ikaze. Umeze neza? Turi kuri Niyo Art TV, ngira ngo watangira wibwira abadukurikiranye mu kiganiro Sinaringizi uri muntu ki, amazina ni ayahe, ku buryo n'umuntu mwahurira hariya mu muhanda yavuga ati niyo wanjye nabonye kuri Niyo Art TV. Murakoze. Amazina nitwa Dafroze Uwayizeye, ndi umukobwa, ndi n'umunyeshuri ukiyongereyeho, niga muri Catholic University of Rwanda Save Campus. Uri umukobwa, uri umunyeshuri. Dafroze twishimiye kukwakira kuri Niyo Art TV. Ikiganiro cyacu rero cyitwa Sinaringizi, tuganira ku mateka y'umuntu, ahatambutseho umuntu akatubwira ati hari ibyo ntarinzi mu buzima bw'umuntu wundi busanzwe. Hari igihe nk'urugero ushobora kuba kano kanya ntabwo ari ibintu bicuritse, buriya ushobora kuba ndi mwarimu akavuga ariko nkurikije ubuzima naciyemo, ubwenge butari bwinshi nari nifitiye muri class, ntabwo nari nzi ko uyu munsi naba mwarimu. Ikiganiro cyacu ntabwo kiba kiganisha kuri Sinaringizi, tukagenda tunyuzamo n'ibindi biganiro. Hari n'aho tukubaza utubazo tw'uducalenji tukagerageza kudusubiza. Niyo mpamvu rero ngira ngo ntangire nkwibariza ikibazo. Wowe n'icyo utari uzi ni hehe ubu ngubu uyibona ukavuga uti Imana ishimwe yakoze imirimo ikomeye, nakeka ko bino bintu kano kanya yaba ari njye Dafroze? Aba ari byinshi umuntu yabonye, ariko ikimenyamukuru nindaho cyane muri ubu buzima. Ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora ukuboko ku rupfu rwamusatiriye. Ntabwo nari nzi ko ushobora gukora gisida ukavamo uri muzima kandi ubona abandi byagoranye. Abandi bapfuye cyangwa bararembye. Agize ati ntabwo nari nzi yuko umuntu ashobora kurokoka urupfu. Ahari umaze gukora impanuka inshuro zingahe? Maze gukora impanuka inshuro 2, ariko iya kabiri yo yari njyanye. Iyo nshuro ya kabiri rero kugira ngo uyituganirize, ni impanuka yabaye mu buhe buryo se? Yari impanuka y'igare, n'imodoka, cyangwa se ari no mu ndege? Ugana hehe kugira ngo tuganirize ubu buryo warokoze n'iyo mpanuka? Ukuntu iyo mpanuka yari imeze,
ubundi nk'uko nahoze mvuga ngo ndi umukobwa, ndi umukobwa gusa hari indi ntambwe nteganya gutera imbere yanjye. Mfite n'ubukwe nubwo bimeze gutyo, ndi umugeni mbese. Amen. Rero impanuka yabaye ni vuba ngaha Cyakigenganye. ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere, ari kuwa mbere na saa yine. Mbaza ngo nari ngiye warugiye Dafurozi narifashe hari nko ku cyumweru niriwe i Kigali n'ubundi ndimo ndashaka sare tuzakoreramo ubukwe. Noneho ku cyumweru wari wiriwe i Kigali mushaka sare muzakoreramo ubukwe. Noneho bitewe n'uko imodoka zari zabuze ndavuga ati reka njye kuryama i Kamonyi kwa mukuru wanjye buracyanza. Kamonyi amagana yo ngo Kamonyi ku karere hari. Noneho njyayo ngiyeyo buke mu gitondo umugabo arampamagara ati n'ubundi classe y'uno munsi ntabwo uratendinga, wowe banza ugende n'ubundi sare yabonetse, banza ugende ushime then tubukinge ubone gutaha. Nguvuga ngo wowe uva i Kigali ntabwo wari uri ushaka ibintu sare mwakoreramo, ariko uhava ibintu bitaranoga neza. Ujya kurara kwa mukuru wawe Kamonyi. Yego. Bene mu gitondo rwanga ati ngo n'utari gutabira classe uno munsi, genda ugendere iyo sare urebe uko imeze nushima twicaye. Yego. Ndabyuka mu gitondo rero umuntu ahari arapfa akiyumvamo. Nabyutse ndi kumva ufite akabaraga. Turabanza turavugana kuri telefone numva ibintu ari oke rwose, numva ariko nuzuye muvugana na sheri. Noneho ndabanza ndifotoza ndasiringa bya bindi by'abakobwa nirembye amafoto pe. Turangije ndagenda ndi kuvugana ndi kuri telefone ndi kuvugana na bakuru banjye twahuje imirongo. Ngeze ku muhanda aho mfatira imodoka ya mbere imitaho yari kwasiteri, ndagumya mba busy kuri telefone. Imodoka ya kabiri imitaho ndagumya mba busy, harimo imyanya aho bagutwara cyane. Noneho imodoka ya gatatu ije mba nanjye ndavuze ati shoferi burya ndagenda, ati ngwino mu modoka tugenda. Ndinjira nicara inyuma ya shoferi, nkomeza kuri telefone bangira inama nk'umuntu w'umugeni. Gatoya tumanutse tugeze mu Nkoto tutarahagera, tugeze haruguru yaho, ego mana mba mbonye shoferi atangiye gutwara imodoka yishika kuntu. Ubwo naherutse mvuga ngo turapfuye, ibindi byabaye nahise numva sinzi niba nzaba n'umushoferi buriya iyo umuntu atwaye nabi mpita mbyumva ko atinze gufata feri. Ngira shoferi ni shoferi gutwara ute? Aracejeka. Nguma kuri telefone. Wari ukiri kuri telefone? Mba mbonye avuye nko ku muvuduko twariho arirutse cyane ku rwego ruri hejuru. Noneho ndamubwira ati shoferi kuri kwiruka cyane bimeze bite? Nyamara shoferi ndabona ntayo, ariko mvuga mbwira abo turi kuvugana kuri telefone. Noneho ubwo abagenzi urumva ibintu byaje byo kugenda duhugiye ku ma TikTok kuri telefone ntabwo baba babyitayeho, uretse njyewe wari uri kureba imbere kuko nari mwicaye inyuma. Noneho shoferi rwose ariruka, ndavuze ati nyamara turapfuye. Banga kunyumva, abo turi kuvugana kuri telefone bakuru banjye batangira gutokesha ati kwakina na Yesu mupfuye muteze. Ndavuga ati ndabona tugiye gukora impanuka, shoferi ari kwiruka cyane kandi hariya haba ambutiyaje iteye ubwoba bisaba kugenda gake. Shoferi atangira kudepasa agarura imodoka ahantu hose yari akanya akatangira kujya ajyayo. Nk'abantu mwe noneho abagenzi nabo batangira kuvuga ati shoferi wagenze gake. Noneho usa nk'uhaguruka gato. Wari ukiri kuri telefone? Nifashe. Usa nk'uhaguruka gato ndeba ku maguru ya shoferi, mbona ari kurwana n'imodoka byanze ko agabanya wa muriro. Mba mbonye ko dupfuye tu. Mba ndavuze ati turapfuye. Imbere yacu hari ikimodoka kinini cya hoho, hari agatagisi vatiri kayikurikiye. Muri kwasiteri kandi turi muri minibisi. Ako kamodoka kari imbere inyuma ya hoho karadepasa mu muhanda w'izo uzamuka. Shoferi abona nasatira ya hoho twese turapfa. Njye ndi kubireba n'amaso yanjye. Noneho shoferi adepasa akurikira ka kamodoka, mane yanjye agakurikiye kubera umuvuduko yari afite. Mpita mbona nayandi mahitamo atari ukurigonga. Mba mbonye nyine
ko yigonze neza mba mvugije induru ni turapfuye. Ubwo naherutse mvuga ngo turapfuye, ibindi byabaye nahise numva sinzi ukuntu, mbona telefone yari ikiriho. Ariko nyine tukimara gukora impanuka sinamenya aho iguye. Rero bikimara kuba gutyo nahise numva mu mutwe wagira ngo sinzi ibintu bibaye, we ngiye mu kirere. Noneho ubwo aho twaguye naje gukanguruka turi hepfo y'umuhanda. Muri munsi y'umuhanda. Ariko numva njyewe ndi muzima ntaramenya ko nabaye mapengo. Mapengo urabizi? Umuntu agira amenyo. Ntaramenya ko nakutse amenyo. Noneho mba ndavuze hari ukuntu imodoka iba yiyegeranyije muri ahantu muri kuvunika, mana wabuze n'ubwahumeka. Kuriya nyine baba bakirimo abantu benshi. Noneho mba nkanguka ndahose, imvura iri kugwa. Kumbe abo bari hejuru yawe amaraso bari kukugwaho ari menshi ukagira ngo imvura iri kugwa. Noneho ndavuga ati wabanza imvura iri kugwa. Ndakanura nsanga nta mvura iri kugwa. Iryo jambo rya mbere yavuze sitangiye ugarura ubwenge, yavuze ati imvura iri kugwa. Nsanga nyine nta mvura iri kugwa. Then abantu bahita bahurura kugira ngo badukure muri iyo modoka, babanza begezaho ibintu. Mba ndabafite mwankuyemo, barankurura bankuramo nzi ko ndi muzima. Noneho abandi bari kujya bakuramo nkajya mbona akaguru umuntu kavuyeho burundu nami Yesu. Mba ndikanze nzi ko njyewe ndi mu byeri. Noneho ego ko mba mbonye uw'ijisho ryasohotse urireba riri hanze, mana haba hari ibintu biteye ubwoba. Ni Imana yonyine ubundi ibi bikoze. Noneho niwe maze kuvamo numva ndi na muzima, sinzi ukuntu naseye nk'uwikoraho. Numva nyine hari ukuntu iyo iryinyo ryavuyemo sa uvuga then imbeho igahita yinjira, kumva hari impinduka zabaye. Bimbayeho ndavuga ati se nibeki nikozeho, numva iryinyo ryagiye. Mazeho hano ku matama numva nakomeretse. Nirebye nsanga rwose nanjye nakize, mba ndavuze ati ndapfuye iryinyo ryanjye. Bamwe bararira ijisho ryavuyemo n'amaguru, uvuga ati iryinyo ryanjye. Iryinyo ryanjye. Rero nyine kubera n'isirere ry'igihunga nahise ngwa hasi ndasinzira. Ubwo ibindi byakurikiyeho ndetse bajyana ku bitaro. Twese tujya ku bitaro, Nyarugenge niho twagiye. Baratuvura bancisha muri sikaneri asanga nta gufa ryabonetse. Ariko kubera ububabare uba wagize ntabwo uba ubasha kurambura akaguru akaboko, uba wumva nyine kaguma hamwe. Bahita bamatarasiferi njyana siyashika rero mu menyo, ko mu kanwa hari hangiritse ku rwego rukomeye. Nonese umaze gukora impanuka, mbabarira ubwiza ukuri, ninde muntu wa mbere mwavuganye wahamagaye kuri telefone, cyangwa ari ugera kwa muganga nta muntu muravugana? Telefone ariko telefone bari barayitaye. Wahise uyibura. None ubwo ngubwo abantu bo mu rugo bamenye gute ko wakoze impanuka? Ahantu bibera byiza, ahantu ngewe nagiriye amahirwe. Nahoze nkubwira ko twahuje imirongo na bakuru banjye babiri. Impanuka yabaye bo nahereye kare mvuga ati nyamara turapfuye. Ubwo rero bumvise niyo telefone ivuyemo. Bahita hamagara aho nari mvuye ati nyaruka bakoze impanuka. Bahita baza nyine basanga ko byanabaye. None se ariko n'ubundi wari ubiha ariko mukuru wawe, ubwo se we ntiyari ari ku murongo we? Ngira abakuru banjye batatu. Wowe aho wari waraye ntabwo we ntiyari ari ku murongo. None se mbarungize ukuri nk'iyo uganiriye na bakuru bawe, mba mutima zabo nizeye ko ndi kwibaza abaye ari nkanjye ndimo mvugana n'umuntu numva arambwira ati ndapfuye, kumva telefone ivuyeho, ukuntu nakwifatirwa n'umubare ntazi ukuntu byari bimeze. Barambwiza ukuri hanyuma bakuvugishije wumva banteze gute mwavuganiye? Yewe nakangutse bose baje kwa muganga, mbona bariye atiko niko iki cyabaye. Njye ubwo nari ntarabyiyumvisha kuko navugaga kuko wamana impanuka se bije bite. Igihe nabereyeho cyose uyu munsi ndi kumanuka ngiye kureba sale nzakoreramo ubukwe, cyo gihe ubonye nkora impanuka nyine ntarabishyikira, ndi no kumva ari nk'inzozi. Ko nyine ndabareba bari kurira bari gushima Imana,
urarokotse mwana wacu n'ibyo baba barimo nyine. nyuma y'ubwo se sare wagiye kureba cyangwa abandi bagiye kuyireba yari ukiyitekerezo bya sare? oya njye n'undi kwitekereza yombaye mapengo. nicyo kintu cyo cyane cyakubabazaga. ni ibihe bihe wagiranye n'iryinyo ryawe wahise uvuga ati ku mana yanjye koko nk'ubu hari igihe umuntu afite igice agikunda nk'urugero ukaba ukunda nk'inzara aho wacikira ikiganza ukavuga ati nubwo intoki zijya ariko rwose inzara nari nzifunze. ibihe byiza amenyo hari ukuntu nabaga mfite akanyinya ukuntu ku ruhande. rero mu rugo twaba twicaye nkavuga ati ni njyewe mwana babyaye ugira inyinya hano muri uru rugo kandi nako kari ku ruhande. none inyinya niyo ya mbere yavunitsemo nyine yacikiyemo mu ishinya. nyine wakireba ku mafoto ya kera urimo uraseka wareba n'ubu munsi ukavuga ati gusa Imana ishimwe. hari abantu bajya bavuga ati umuhanda wa Huye Kigali ni umuhanda uteye ubwoba by'umwihariko Kamonyi bawumva habera ibintu byinshi by'impanuka. ukuri ubu ngubu nyuma y'uko bikubayeho wiyumva gute iyo ugiye gutega imodoka ijya i Kigali uturutse mu nce z'amajyepfo wundi ubusanzwe wiyumva ute? biba bikomeye biba byonyine niyo ubu nsigaye nicara mu modoka nkumva shoferi yavaho nkitwarira. nandi shoferi utwarira mu muvuduko uri hejuru kuko niba twarakoze impanuka yari yirukase cyane iyo ndi mu modoka nyine shoferi akihuta mpitamo gati shoferi gabanya mbabarira. byabonye umva nyine akagabanya ugasanga abagenzi bamwe baravuga ati ahubwo shoferi ihute nyine ukabangamirwa kubera nibahamuka. iyo tugeze mu moto mana nangira gusa bya bintu byo kugenda ndi busy ndi kuri telefone no sinyirigira. uri wowe isengera mba ndi gusenga mvuga ati mana wambabariye none ukanshyitsa none haravamo abiri tu nyine mba ndi. none se iyo mpanuka muyikora shoferi yararokotse imodoka yabaye inzima? shoferi yararokotse ariko ijisho rye yararitwaye hano ko nawe twajyaniranye kuri ibyo bitaro. ubundi ni njyewe umurame wari uri muri iyo modoka. abandi bose abanaga ari abantu baje kuko ngo akaryinyo kakaroroshye nyine nyuma uravuga ati burya Imana ni nyamaboko kuko akaryinyo undi ijisho ryasohotse akaryinyo undi akagura gatwaye gutya akaboko ntabwo biba byoroshye. harimo n'abapfuye. ni impanuka yavuzwe cyane. ni impanuka yavuzwe cyane. nawe yumvise ntungurwa no kumva ko harimo umuntu nawe wamize. akoze Imana ishimwe ko mu barokotse nyine nawe wari urimo. hanyuma se ubukwe sare byarangiye idokinze ubu ngubu uri umugeni utegereje gusabwa. sare ubwo byahise bihagarara nuko n'umugabo atari ari hafi aho ngaho wenda ngo abikurikirane. bose bihagarara gato abanza ndivuza nsa nk'uworoherwa. nyuma nibwo twagiyeyo turabukinga ubukwe burakomeje nubwo nabaye mapengo. kuba mapengo ntabwo byakuraho ko ubukwe buba. ntibaze rero usanga barakukundiye ko wari umeze mu kanwa ngo byari birangiye. Imana ntabwo yari kubinkora. kuko hari abantu bajya bavuga ati njyewe runaka namukundira nyine ukuntu aseka. ubwo ndumva hari biramutse bihindutse kuko wasigaye bikaba birahindutse hari ubukwe bushobora guhagarara. iyo uri kwa muganga uryamye kuri ka gatanda natwe dutekereza. hari aho ugenda ubitekereza? uhita utekereza turi ku Mana. none ubu niba ntera indobo ndazibandwa nzerekeza kwera ugatombora nyine ugasanga wowe ngo ntabwo yagukundiye iryinyo. gahunda zigakomeza ahubwo ugashishikazwa no kukwitaho wakwivuza. hari abantu bagira ubwoba bw'ubukwe. mu bukwe ngo habamo ibintu byinshi ntabwo abantu bose bishimira ubukwe. n'abanyarwanda bavuga ngo nta bukwe butahwa butagezwe intorezo. wumva ko iyo hari n'intorezo isigaye cyangwa yari ihagije? hari igihe kubera kose ubwo yasimukije ruriya nta kindi kintu gikomeye rwose cyawe. ziba zigikomeje ariko bene nk'iyo mpanuka
iyo bitarutse nyuma ukitekerezaho biguha gukomera kumva ko noneho kiri kintu cyose uraba urimo ukabirwanisha amasengesho kubona ibyo niyo aba yaraturokoye n'uduhuru biba bihari byinshi. iyo mpanuka byarangiye abantu muyobotsemo muri bangahe hafi abantu bangahe? hapfuye abo nzi bahise borosaho ako kanya tukiriyo ndi kubireba urumva njye nari nyiri muzima ndi kuzongera ariko ndi kubireba bahise bakurikira babiri. abandi twajyanye kwa muganga hari undi wari kuvira imbere w'umunyeshuri nawe bisi yahise apfa abandi ntabwo namenye amaherezo yabo. birababaje cyane ibintu by'impanuka ntabwo ari ibintu biba byoroshye. reka nkwibarize akantu kamwe ari iyoboka ndakubwiriza mu gatatu ahitamo akantu kamwe iyobokamana siporo ndetse na politiki toramo ikintu kimwe ushaka iyobokamana siporo na politiki. iyobokamana siporo na politiki kuri njyewe bitewe nta bintu by'ubwenge bwinshi turimo turarikoreshinga ni iyobokamana iyobokamana rero iyo ngiye ijambo nk'uko nguko mpita nkubaza ngo ni uwuhe mubare ukunda kuva kuri 1 kugera ku 9? umubare nkunda ni 4. tubwira imirongo yo muri Bibiliya 4 ukunda kurusha iyindi, tubwira impamvu uyikunda. ndanayivuga urakunda biti Yakobo 1:3 handitse uko nguko impamvu uwo murongo ufasha ni ukwera ibindi. ijambo rya mbere ryanditse muri Matayo ibice 6 umurongo wa 33 hariya hatubwira ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi muzabyongererwa. nicyo kintu cya mbere nkunda nteraho igihe cyose. mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi bizariyongera. yego ijambo rya kabiri umurongo wa kabiri ni ijambo ry'Imana riri muri Yobu 28:28 rivuga ngo kubaha Uwiteka kandi kuva mu byaha no kubijuka. ni ryo siyansi ntabwo mbizi kuko umurongo usanzwe nkumve nandi kugira ngo ndebe ko nawe 28. nurikondira iki? ndikundira ko nyine iyo kuva mu urabona hari ukuntu uba warabayeho zikaguringa mu tuntu twinshi rero iyo uhanze amaso Imana nyine ukayiragiza kira kintu cyose urajijuka uraronka. yego irya gatatu ni ijambo ntabwo riri muri Bible ariko mama wanjye ararikunda iyo mwarimbwira bivuga ngo yakundaga kutwicara akatubwira ngo tujye tuzirikana ko akarangare k'umwanya muto cyane kakaba icyizere cy'ubuzima. kurangara umwanya muto cyane bikamya icyizere cy'ubuzima. yego sobanura bitewe na situwasiyo twabayemo twebwe wenda navuga byinshi ariko muri make ahantu tuvuka twavutse turi abakobwa benshi 6 bose. papa wacu yagiye kera turi bato yitabye Imana. yego mama wacu aba ari uturera rero kubera twari ibikobwa byinshi yagombaga kuducungira umutekano aturera dutinya kugira ngo nyine tutajya muri bya bindi by'iminsi abarinde bayirike n'abapatiri. yego rero kugira ngo abidukorere twakoze adutera igitsura tubwira ati uzibeshya akarangare k'umwanya muto gakanya icyizere cy'ubuzima agakunda kubitubwira aho twaba turi hose. umubyeyi buri kintu akubwiye ukizirikana nabigendeyeho. kane irindi jambo nkunda muri Bible ryanditse mu migani muri Matayo n'ubundi ni ibice 6 ku murongo wa 6
rero byari rasengesho Yesu yasenze ku data wa twese ari mu ijuru naryo ndarikunda igihe ujya gusenga wumva amagambo yagukamanye iyo uvuze ririya wizeye birakoreka yego ndumva ukomeye mu bukristo. Hanyuma ikindi kibazo mfite turagana umusozo ariko sindi bwawe kubaza ahatambutse hawe. Ubundi ahatambutse hawe utekereza ukavuga uti apart from muri byabaye niyo twatuma by'impanuka, niyo utekereza ukavuga uti hariya ahantu rwose ntabwo byari byoroshye kuhava, usibye kuri uriya munsi aho Imana yahabagobotse ntabwo byari byoroshye. ahatambutse hanjye hari mu bwana ahatambutse hanjye nashimye Imana mpavuye igihe nigaga muri segonderi ukuntu umukobwa abyiruka yagera muri ya myaka akaguruka ntabanyuzwa mu mwuka ariko natinya ko nubwo ngewe nagurukaga gutyo nagiraga ubwoba bwa mama. Noneho icyo gihe niga muri segonderi nko mu wa gatanu twitaga kungu gateye ubwoba nguruka nyine ubwo nimvuga kuguruka nawe urabyumva iby'abakobwa ndakwitekerezaho ariko nabwo bikanga nkabirwanya bikanga. Imana yonyine yanarukije kiriya gihe nararutse burundu nyine ngo ngende kakarangari kansange kandi naramwe bakambuza hariya nashimira Imana. Ni igikiri cyahatambutse kera wakoze ubu ngubu utekereza ukigaye. hatambutse nakoze nkigaya ubu ngubu utekereza batayikondo uriya yari dafoza abikoze kari ibyangira n'ibyawe. Okay nta kibazo. Hanyuma se ni uruhe rugendo wakoze kuva waba umugabo uti Imana y'izi n'ijuru urugendo ntarukora, ukicuza impamvu wakoze urwo rugendo nabyo ni ibyawe. uwo rugendo nakoze gusa biri kumwe n'icyo kibazo kijyana n'icyo kintu nanze kukubwira niba hari icyambabaje hari icyambayeho ntabasha kuvuga n'urwo rugendo narakoze ngisanga ibyo ni ibyanjye. Ni ubuhe buzima bwo mu bwana ukumbura? ubuzima bwo mu bwana nkumbura ikintu nkumbura mu bwana ni ukubona abana bo mu rugo twese twicaye ku meza. Urabona mu cyaro kubera twari na benshi twebwe nta kana kumeza ku meza ntabwo twari kuhakwira kumukeka hasi bagashyira ubugari hagati genda bakata buri wese ate ku ruhande twese tukahazenguruka nyine turi kurya. nabaga mbikunda ibyo bintu. ndacyakubaza ahatambutse mu bwana niho ndimo nibanda cyane ni uwuhe muntu utazibagirwa mushaka n'umuvuge ariko tubwire ikintu yagukoreye ikintu wakoreye ukavuga uti ariko yarandenganyije n'ubwo yankoreye kino kintu? ahatambutse mu bwana kavuga ati ukoreye kose uno muntu hano hantu yarandenganyije. hari mu bwana hamwe na vuba ahangaha kivuga ati ahangaha yarandenganyije. ko bigoyera nabyo ni ibyawe? biragoye. ntawe uhari cyangwa ni ibyawe? ntawe uhari. ntawe uhari. ninde muntu wo gushimira aho ugeze ubu ngubu? wo gushimira umuntu mama wanjye mushuri wanjye ndashobora se mu maranye igihe kingana gute? mushuri wanjye uyu mwaka ni uwa kabiri twarimo. hashize imyaka 2 mumenye. Niwaguha ubushobozi bwo kurema ni iyihe karite wahereza mama ubona Imana yamwize avuga ati mama ndagukunda rwose ariko kano kantu nkaguhaye
noneho rwose wahita uba fesibi kuri buri muntu wese ko gutanga no wampa amafaranga Yes. tukana uko nyinabura yeah uwaguha ubushobozi bwo kurema noneho umugabo bagiye kumwicamo wabibonye koko ni nawe muntu w'inzozi zawe ariko byanze bikunze nawe ushobora kubonaho ukahita ukavuga uti ko biri kose nagutoranyije kuba mutaga abantu bose nzi ariko noneho kano kantu kagize nkaho naribonejwe nkari biriwe ako ni agake ni ukwiyunza kwiyunga ariko nuko ari ibicura hafi ariyunga yeah ako kantu ugiye kumurema wakamukuramo ubundi agahita ariyunza cyane. Iki kintu bose ushobora nko kugenda mu muhanda akenshi bikunda kujya bikunze kumbaho nabona ikintu nkibuka umuntu ni iki ubona ukibukashe cyangwa se n'ikibona mu nzira aho uri kugenda ugahita ugatekereza mbona nibukashe ari hariyo ntacyo mutekereza ku byo ruhande n'ibindi ngo ku bindi turasurana kenshi iyo dukundana mu myaka 2 waba umusuye cyangwa ni wowe rugendo n'iyesho wamusuye utazibagirwa ntazibagirwa buri munsi ugira ibyawo gusa mu munsi twari kujya kwa mazi twagiye kwa mazi ukuntu uba ubanye n'umuntu nyine ubona gufatira ibintu hafi aho ngaho agatari ku bundi n'iki ariko tujya kwa mazi nyine uburyo yampezasi ewanyu ati hari nashobora kuba nakiye najyaga mwibeshaho none uyu munsi iwawe yampezasi avuga uti cyane imbere ya mama we n'abavandimwe we n'umuryango nyine wumva ni ijambo rivuzwe n'umuntu w'uwo mugabo wawe that's amazing. So tugana ku musozo ikiganiro cyacu nagushimira kuba witabiriye ubutumire bwacu yangarimba nimba izindi jambo ryari kuri ku mutima wagenera umuntu uwo ari we wese utekereza ko abumva kino kiganiro ngo nimugenere ijambo nawe genera umuntu wakurikira iki kiganiro njye nkunda kuvuga ngo umuntu nkunda wese ni ukumushishikariza gusenga ko gusenga niba byarandukuye byinshi kandi twese iyo twizeye ari imwe reka ko nawe nyine yayirambirijeho bitamutererana gusenga ni byiza iyo birimo neza utajya ku ruhande nyine bya bindi bajya batubuza nawe urabizi cyane iyo uri mu murongo muzima pe ubutumye ku Mana nabashishikariza umuntu uri kuri iki kiganiro gusenga ibintu bye byose Imana nisobanura byose kugatanga amakuru ku byo ugiye gukora ndafora nawe ndagushimiye rero kandi nkwifuriza no gukomeza kugira imyiteguro myiza y'ubukwe twizeye ko yakoze bya bindi ntabwo ubukwe bwo buroroshye ibyo yakoze nibyo byari bikomeye nawe rero kubyizera so turakunze baniyo attitude rero kugira ngo bayumve ko amateka ya mushiki wacu wagize Dafros mwayumvise ngira ngo mwumvise hatambutse henyama byumvise ubuzima yanyuzemo butoroshye yaba mwumvise ubuhamya bw'ukuntu yarokotse impanuka kuri we yari isaga nkaho ikomeye kandi kuko yari inakomeye urazakora impanuka ariko birangiye nta muntu witabye Imana cyangwa se ibice byawe byombi bisigaranye by'umubiri. Ndabashimiye ko mwadukurikiranye rero icyo nabashishikariza mu bikunde kudukunda no gukanda like komite zanyu n'ingenzi kugira ngo tumenye ubutaha bwadukora iki hanyuma mugisangiza abantu kino kiganiro mu gisharinge kugira ngo tubashe kugera kuri benshi. Ubutaha nabwo twiteguye cyangwa se twizeye neza yuko tuzabatumira abantu mu bishimira
murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.